iyi nkuru ni inkuru imaze iminsi ariko abantu bagerageje kwicara bagerageza kuganira bijya mu gikari byinjira muri media. Inkuru turayibona, tujya mu buyobozi bwa Rayon turayibaza, kuko hari inkuru wumva ukavuga ati bijyanye n'ahantu ibintu bigeze, ntabwo ari byiza yuko iyo nkuru ariyo yajya mu bitangazamakuru. Kugera mu minsi ya nyuma Rayon Sport itangiye gusa n'itari kwitwara neza cyane, APR maze gusa n'igiye kwitwara igikombe, umwuka wo kutumvikana warazamutse cyane bikabije mu buyobozi bwa Rayon Sport. Ariko mu kuzamuka kose uzamuka uturuka mu bintu byari byarabaye n'ubundi, urebye guturuka nko muri phase retour ijya gutangira nko mu kwezi kwa mbere gutyo. Ariko bagakina ukabona babonye rimwe, babonye atatu, bagashaka amafaranga mu mafamiye bagateranya, bigasa n'ibintu basa n'abarenzaho, ariko deja haramaze kubonekamo ibintu by'uko abantu basa n'abatangiye gutandukana. Niyo mpamvu iyi nkuru tugiye gukora icyambere, ibi bintu byumvikane neza, nta ruhande na rumwe mu mpande zihanganye njye nk'umunyamakuru mpagazeho, nta ruhande na rumwe shyigikiye. Byumvikane, ndi umunyamakuru, nafashe igihe maze ibyumweru 3 ngenda ku nkuru, nayirayeho muri Magic Line Up, Rugangura yabivuze, nayirayeho ijoro cyagenda nanditse muri groupe nyibyukiyeho ngwana n'ikintu kimwe. Ntabwo nashakaga kuba biased ku nkuru ya equipe ya Rayon Sport, nashakaga kubalansa source impande zose. Icya kabiri, iyi nkuru ikorewe kugira ngo abayobozi ba Rayon bari buvugwe bicare hamwe, biyunge, bashyire hamwe, basenyera umugozi umwe. Ntabwo ari inkuru yo guca ibikuba muri rubanda no muri Rayon. Ntabwo ndi mu bantu bashyigikira ko Rayon Sport igira ibibazo, ariko kandi n'umunyamakuru mu gihe muri hari igomba kuvugwa, n'ubundi n'abandi barazivuga, kuko inkuru yatangiye nyine irahari. Byagenze gutya. Rayon Sport itorwa rya Tadeyo rimaze kubaho, muzi ko ryatoranywe n'ishyirwaho rya body muri Rayon Sport. Ntabwo hari hasanzwe urwego rwa body uruyoborwa na Muvunyi, hari hasanzwe urwego rwa Rayon Sport FC, iyi ngiyi iyoborwa na Tadeyo. Bamaze gutora, ndabyihutamo, byabaye ngombwa ko bandikira RGB bayibwira bati hari urundi rwego twakezeho rwa body cyangwa se urwego rukuru rwa equipe, uru rwego rukuru twifuza ko ari rwo rwaba rurimo representant legal. Mu yandi magambo, RGB mutwemere muhindure stati yacu, urwego Muvunya yobora ari rwo rwa body, ari narwo ruba rufite umuyobozi mukuru w'ikipe ya Rayon Sport, mbese ari uba representant legal mu buryo bw'amategeko. Ibyo birumvikana. RGB yari tarabasubiza till now. Icyabaye niki, Tadeyo yakomeje kuyobora equipe, ariko ngo mu bintu byabaye abantu bazi mu matora, agakino kabaye ko gutuma Sadat atajya mu biyamamaza n'ibindi ni ibintu batekerezaga ko byaba byiza ko Tadeyo yaba umuyobozi wa Rayon Sport, kuko bumvaga ko byaba byiza nk'umuntu wabaye vice president wa Muvunyi bagakorana, ko yaba umuyobozi, noneho bikazoroha ko bazakorana. Muvunyi nashakaga kuba president wa Rayon. Muvunyi yarabati njyewe nawe nshaka kuba president wa Rayon, ariko ndashaka ko nuba president aba ari umuntu duhuza, ko Muvunyi ni umuntu munini ufite n'icyubahiro cyinshi, ufite ibintu byinshi yakoreye Rayon. Niyo mpamvu kwera utuntu bagiranaga na Sadat batumvikanaho, atifuza ko Sadat yamamaza, ko yarabizi ko Sadat ni yamamaza nawe afite imbaraga muri lobbying ari butsinde. Niyo mpamvu yashatse ukuntu amushyira muri board, simbigarukaho, birangira atagiye mu bayobozi ba FC. Tadeyo ajyaho. Tadeyo amaze kujyaho, aba vice president be murabazi, barimo ba Prosperi, barimo Roger, barimo ndetse n'abajyanama, barimo Patrick Rukundo, barimo na Gacinya nk'umujyanama. Aba bantu bagarutseho nka key players turi buvuge muri uyu mwandiko. Gahunda rero iratangira. Rayon Sport irakubise mu minsi ya mbere, ijya imbere, bari muri honeymoon, Forenganya arashyira fire, ibintu n'amata n'ubuki, nta kibazo gihari. Ni Yerusalemu nshya kabisa, abantu bageze mu ijuru. Rayon bati igikombe tugomba kugitwara, ibintu bimeze neza.
Rayon Sport yinjiye idasanga hari amafaranga igomba kuzajya yahabwa na Skol kubera ko amafaranga yari yaragujijwe na Jean Fidel kugira ngo agure aba bakinnyi b'abasenegari. Muzi ko ari we wakoze recruitment, yari akiri mu buyobozi bwa Rayon, burya yabuvuyemo nyuma murabizi yaramaze gukora recruitment. Rero igihe cy'amafaranga yayandi ya get collection n'utundi dufaranga baba batangiye bahereyeho twahise dutangira gushira. Birumvikana udufaranga dutangiye kubashirana, ibibazo bitangira kuvuka. Ninde ugomba gutanga amafaranga? Ikipe irahenda abanyarwandakazi. Ikipe ntago ari ikintu, none ikipe nka Rayon batangira rero kwisanga muri situation yaho icyo leta yari yarabujije bagomba kukisangamo. Leta yababwiye ngo mujye mukoresha umutungo w'ikipe neza, mukoreshe means zingana n'ibyo mufite. Basanga bisanze kuri match ya APR, match banza badafite amafaranga yo guhemba abakinnyi, bati ntago twagikandagiramo, ntibishoboka. Ariko kuko byari bigishyushye, abantu bacyunze ubumwe, ibintu bikimeze neza, umugabo witwa Kanyabugabo araza arabwira ati ariko reka mbahereza amafaranga y'ukwezi kumwe muhembe, nimurangiza guhemba nje muzanyishyuraho kugira ngo tujye mu kibuga abakinnyi batishimye APR tugarike. Baracyari muri fazari. Kanyabugabo afata miliyoni 50 arazibaguza, hanyuma Tadeyo amusinyira sheke mu izina rya Rayon Sport. Rayon Sport ikina match, Rayon Sport uzi ko match ibanza Rayon Sport yayishyuje, niba nibuka neza ubwonko bwanjye munseriva neza. Niyo Rayon Sport rero imaze kwishyuza, birumvikana yari yabonye akanyenyeri gatubutse ihita yishyura. Kanyabugabo vuba nta kibazo kibayemo. Kanyabugabo ati safi sana. Ubwo icyo gihe tubibutse ko payroll ya Rayon Sport muri fazare yari kuri miliyoni 44 ku kwezi, yabaye 50. Yabaye 50. Ubwo urumva habarimo n'utundi tuntu two gutegura muri equipe. Baragiye bigeze mu kwambera Axel, Rayon Sport ongera kugira ikibazo cy'amafaranga. Kanyabugabo aravuga ati njyewe n'ubundi narabagujije, reka nongere mbaguzi naba izindi senkane. Akunda Rayon ko n'urukundo rw'ikipe. None ababwiye ati reka mbaguze amafaranga. Icyabaye Kanyabugabo aravuga ati ariko ino nshuro mutamashaka ya Rayon Sport kuko rero nuko nta match nini yahita izana amafaranga direct. Icyo muri bukore wowe nka president wa Rayon Sport, nyirubwite Tadeyo, masheke mu mazina yawe nkuko Rwango raborobero rwego nkabwa ni wikwandika mu izina rya RBA ko hari amafaranga runaka mbahaye muzanyishyura. We Rugangura nkawe andika ko iyo sheke ari we nyihaye, uwo mwenda ari we nkuhaye, shekuma yimpereze mu mazina yawe ya Rugangura ku buryo ari we nzishyuza. Ubwo nanishyuza zishyuza wowe. Ubwo ni Tadeyo agomba kwishyuza. Tadeyo bikojeje Muvunyi ko Kanyabugabo ageutse bigenze bite kwambwira ngo umuhereze sheke mu mazina yanjye. Muvunyi ati yimuhe nta kibazo, yimuhe kumwivugira gake. Muvunyi ni umukire n'imfura cyane. Tadeyo agira amakenga arabati barakubeye cyangwa ati Kanyabugabo amafaranga amaze kwaverisa kuri konti, ndagwa mu izina rya Rayon kuko averishije kuri konti ya Rayon. Arayaverisa, yamaze kwaverisa, ikibazo bagikemuye bahembye. None mu kujya kumuha sheke bamuhaye yande iyo mu izina rya Rayon kandi yashakaga iyo mu izina ryande rya president wa equipe. Kanyabugabo ahita bibona ko harimo ikintu kizabyara ibibazo, ko arabona uranticipa, arabona ko n'ahantu Rayon Sport izapfa gukura amafaranga yo kumwishyura vuba. Aba ararakaye, atangira kubashyiraho pressure. Munyishyure buri munsi agahora ahamagara Tadeyo, munyishyure. Tadeyo cyo yakoze babonye miliyoni 20 muri get collection match zakurikiyeho, arayamuha. Ariko abwira Muvunyi ati president, dore dufite ikibazo cya Kanyabugabo amereye nabi, ni murebe ukuntu n'amafaranga amafamiye ari gutanga, bwa buryo abare bagenda bakusanya imisanzu, twazajya dufata amafaranga niyo twamuhereza baswenda miliyoni 10 inshuro 3 miliyoni 30 zisigaye tuzikuremo. Muvunyi aramubwira ati ikipe ifite ibibazo byo guhemba, turi kurwana n'amaprime, nicyo aba bantu b'amafamiye bari gutangira amafaranga, none we priorite uyigize Kanyabugabo, bishoboka bite? Ntabwo ari byo. Kanyabugabo ni umuntu w'umureyo, ni umuntu w'umugabo, natwe turi abandi bagabo. Icyo kibazo ngewe kimpe kinsigire, tumugabo nzafite abandi bagabo nzahamagara tukagishakira igisubizo rwose, kinakuvuye ku mugongo kimpe nka Muvunyi. Tade asa n'ugisizaho. Noneho bari bageze mu gihe cya recruitment. Umuntu akubwiye ngo ngiye nafashe ikibazo mu ntoki zanjye,
ndi perezida wa bodi, ndi umuyobozi wa bodi. Bajya muri rokiritomo, barazikoze uko bazikoze, ziriya za bajaro na basana zitanagenze neza barazirangiza. Bamaze kuzirangiza, umva rero ibintu aho byatangiye gukomerera. Ikipe ya Rayon Sport haje umugabo witwa Prosperi ngo ntiyishimiye uburyo Rayon Sport yakoze recruitment zo mu kwezi kwa mbere, nyamara ari vice perezida ushinzwe tekinike. Byumvikana Axel biragwa mu nshingano ze. Ndi vice perezida ushinzwe tekinike nibyo mu kibuga. Si byo se umugaragu. Tekinike nibyo mu kibuga. None ni gute mwagiye kurembagiza abakinnyi murabagura nta jambo ngizemo, ntacyo mbajijwe, ntaki ntiyishima. Ariko ni amazi agituje bijyanye nuko ikipe iracyafite umwanya wa mbere. Abantu bati nta kibazo, okay byabaye ntibyagenze neza ariko it's fine for as long as tugifite umwanya wa mbere, it's okay. Phase retour itaratangira. Phase retour iraje. Uri kumva ko abantu batangiye kugenda bagirana mu tuntu. Tanto hari akantu umuvunya uriho na Tade, tanto hari akantu ka Tadeyo na Prosperi, tanto Kanyabugabo na Tadeyo, utuntu twatangiye kuza nyine duturutse ku mafaranga. Akaba mabi cyane. Bamwe bakavuga yuko rwose ari n'umwana w'Imana nawe yazize hari hano ku isi bicari tarani ko icyo gihe ari menshi abona ari nk'amamiliyoni. Kandi ibyo bibaye mu mezi 2 gusa, ya mbere bigishyushye, amezi 2 akurikira itorwa ryabo birarangiye. Umva ikintu cyaje kuba rero, icyaje kuba Prosperi we yaravuze ati benda gusoza rokiritomo. Uzi ko Dafe ari mu bantu bazanye muri icyo gihe mu gukemura ibibazo kubera ikibazo cya Majariho. Arababwira ati ngenda shaka Kalisa Rashidi, mwakoze ibyo mwakoze, mwazanye abakinnyi bamwe ntanemera, nanjye nka vice perezida ushinzwe tekinike, noneho nanjye hari umukinnyi nshaka, ndashaka ko muzana Kalisa Rashidi akina nka nimero 6, ni umureyo, ni umwana wacu, mumuzana akina nimero 6. Bamwe ati have hari umukinnyi twabonye w'umunyamari ufite izina witwa Dafe, reka ari uza reka. Prosper ati murimo muramvangira umukinnyi umwe nsabye, ubwo ibyo bintu birakomeye, nimwazanye abandi bose mushaka mwandetse nanjye ngashyiramo umukinnyi kweri, kari n'ibintu biri mu nshingano zanjye nka vice president ushinzwe tekinike. Tadeyo muramvangira, muvunye ibintu munkorera n'ibiki, nta jambo mfite. Ko umuntu muri murera bashaka kugiramo abantu be nawe cyumvikane ko washyizemo umuntu. Baramukanira, arituriza, arabihorera. Bavukorana deal na Forza, murayibuka. Deal yavugaga yuko Rayon Sport bazajya baya prime ya miliyoni 5 kuri buri mukino batsinze, byumvikane. Amafaranga Forza yatangaga mbere, ayo mafaranga leta atsinda aho kugira ngo munyumve neza bayashyire kuri konti ya Rayon Sport FC, ayo mafaranga bayashyiraga kuri konti ya bodi ya Rayon Sport. Hari urwego ruyoborwa na Muvunyi ari rwo bodi, hari n'urwego ruyoborwa na Tadeyo ari rwo Rayon Sport FC. Urwo rwego rwa bodi rwari rufite konti, mwumva ibintu biba muri Rayon, hakaba n'urwego rwa FC narwo rufite konti. Ubwo ni amakonti abiri, kandi muri RGB Rayon Sport registarinze nk'ikigo kimwe, therefore ntago haba konti ebyiri, ntago bishoboka. Bivuga ngo iyo konti ntago Tade ayifiteho access kuko ni ya bodi. Ubwo ni konti ebyiri zikontororwa n'abantu babiri batandukanye. Yego, ntago Tade afiteho access. None amafaranga rero yabonekaga, bari barabwerwa Gacondo ati uri umuntu w'umusaza w'ikipe, umuntu w'umugabo ntiwakwiba, n'abagabo b'imfura. Ikiza aba bagabo ni n'abakire bose, nta muntu ugiye kurya ubu bufaranga bwa Rayon miliyoni zinga. Icyo we yakoraga nk'umuntu uri muri bodi, yafataga amafaranga rwa Gacondo akayashyira kuri konti yabo, ntago yayibye. Nta hantu yajyanye muri businesses, yayateruye mu gihe batatsinze ayishyira kuri konti ya bodi. Tade kabwa atakose amafaranga ya match tutatsinze abakinnyi ngo tubaye prime arihe. Rwa Gacondo mwamaye amafaranga ngakemura ibibazo. Kanyabugabo yatangiye kwishyuza. Hano dufite ibibazo by'amaprime, dufite ibibazo ibi n'ibi bya hoteli. Kuki mutama kuri ari amafaranga afuruza ko tutayatanze ubushize ngo nyakoresha? Yabigeza kuri Muvunyi ati ariko se nawe Rwa Gacondo ni umuntu w'umugabo w'imfura, ubu nawe urajya mu bibazo rwose, ni mu bikemure mwaretse gushwana. Muvunyi azi ubwenge cyane, Muvunyi abaho nawe ibintu bigana agahita bihorera akaba ati mwe mubiganiraho. Muvunyi ni umukire. Mu gihe bimeze uko, Tade yisanze mu mutego umeze ute sasa. Tadeyo bimaze kumushyuhana,
nawe urabizi ko uri perezida wa Rayon hakavugwa iby'imishahara Rugaju na Rugangura na bamugaragu bakubita nde nakubita wowe bakubita perezida wa Rayon ire idahemba Jean Fidel yarahembaga ubwo nabare naho bari ku ishuri bose bavuga turiya mu perezida ari mu biki ko adahemba naho uri umukene navyo kugira ngo yirinde izo nduru agafata amafaranga muri kampani ye we nka Tadeyo akayahereza Rayon Sport hanyuma haboneka amafaranga ku kibuga agafata ya mafaranga bakayamwishyura. Sinzi niba mvije ukuntu icyo kintu ari ikosa ikosa iyi nkuru nyumva narabwiye abantu muri ndagani hano hantu Tadeyo yakoze mikosa ahantu yari hambiriye ntiyabimenya icyo kintu nicyo RGB cyambere aciye muri Murera ibintu byo kwa ngo nayihaye miliyoni 5 ndishyura nayihaye 3 ndishyura ariko Tadeyo aravuga ati ibi bintu byose uko nabikoraga nabaga nabimenyesheje Rukundo Patrick umubitsi nabaga nabimenyesheje Roger vice president Gacinya umujyanama y'agabizi na president wa board Muvunyi y'abagabizi tubiziranyeho tubyemeranyaho ko ibyo bintu ariko bimeze ibyo bintu birumvikana naho mu gihe situation rero yabaga imeze gutyo muri Rayon Sport kuko nta hindi shwa yabaga afite nta kindi kintu yabaga afite gukora yisangaga yakoze ibyo bintu noneho n'aba Prosperi babaga babizi nk'aba vice president be ko havutse ikibazo yenda gisaba miliyoni 3 se gisaba miliyoni 5 se bikaba byabaye ngombwa ko president ayatanga ariko azayishyura yego ariko nibikoraho kuko abantu baziranye ku kintu ari ikosa birabaye birakomeye iminsi irisunika Rayon Sport yawe APR irayikubise yitwaye Peace Cup Rayon Sport yawe ibyabereye mu Bugesera wowe bita aba ayikubita APR itwara shampiyona Rayon Sport irangije umwaka w'imikino nta gikombe bya bibazo bya bintu byose byabaye bigomba kuzuka niko Murera ibaho iki nicyo nababwiye ni ibintu nari narasenze n'abana Imana ibintu ntibizagaruke muri Rayon pe by'abantu kongera kugira ibintu batumvikanaho ariyo mpamvu nifuza ko aba bagabo banicara bagasenyera umugozi umwe tukabona Murera ikomeye umva rero byatangiye kuzuka seze imaze kurangira twihuta Prosperi yaravuze ati njyewe nka vice president ushinzwe technique nabasabye kuzana abakinnyi ntimwanyemereye muzi nabo mwazanye ko nta kintu batumariye ngiye ngomba kuba ndi mu bantu bashyiraho umutoza Prosperi abishyiramo imbaraga afatanya na Gacinya bazana Afahami ya Rotfi Tadeyo kuko yari yarabibonye ko byagiye biteza utuntu tw'umwuka utari mwiza kandi nta gikombe yatwaye arabyemera arabati nta kibazo nka vice president ubishinzwe ngaho bikurikirane aramuzana hakaba umugabo wabaye directeur technique nationale wacu witwa Hussein cyane umuntu mumwumve ahantu hose wabonye Afahami ya Rotfi baba bari kumwe bwa mbere uyu mugabo aza muri Rayon yaje muri Rayon ababwira ati ngewe mfite ututumwa twa GPS mwadukoresha muri kwitegura match ya APR ariko nzatubagurisha 18,000 by'amadolari hanyuma ayo mafaranga muzana yanyishyire mu byiciro nta kibazo nyifite ne mwazajya mumeshana buri kwezi itsoke noneho twatwuma twa GPS yazanye badukoresheje rimwe Tadeyo aravuga ati ntabwo njyewe mbona ari ibintu twihutira kwishyura kubera ko dufite ibibazo byinshi by'amafaranga ntabwo njye mu byo kugura ibyuma by'ama GPS umva ko ahantu umuntu yitwa Hussein Bubuni na Tadeyo hambere bahuriye muri deal Tadeyo yanze kumushyigikira urimo urabyumva ako kantu urakumvise ni umuntu wiziye wari uri ku ruhande mugaragu hagati muri sezo abahereje GPS arabwira ati zizabafasha muzanyishyure mu byiciro president ni ugomba kwa approva yanze kumwemera ko iyo deal ikunda ubwo icyabaye nawe bagiranye ikibazo na Tadeyo kuko ntamwemereye ko iyo deal ikorwa kuko Tadeyo aravuga ati ntabyo dukeneye mu bibazo dufite by'imishahara n'ibindi ntago nihutira kugura za GPS umuntu rero witwa Prosperi akamubwira ati Muvunyi uramvangira nako Prosperi Tadeyo uramvangira
ibi bintu ni ibintu bya tekinike. Njye ndi visi perezida wa tekinike, uyu muntu yazanye GPS ni ibintu mpuzamahanga bikoreshwa mu myitozo, ibyemezo tukazajya twishyura gake gake. Uramvange njye ndashaka ikipe iba modern, nawe ukazana ibintu byawe bya kera. Avuga toya si uko nanze ko iba modern, nta mafaranga dufite ibibazo bya kanyabugabo, dufite ibibazo by'imishahara, none se tujya kugura GPS nibyo byihutirwa? Ntibumvikane. None ejo bundi rero bamaze gushyira afahami ya Lotfi baramubwira bati uwo wandikire Tade nka perezida umubwira ko yifuza directeur technique witwa Bubuni Hussein babaye DTN. Ibaruwa abarayibonye uwo bita Tadeyo ivuye kuri coach afahami ya Lotfi: ndifuza directeur technique tuzakorana, uzamfasha kugira ngo akazi kanye kagene neza, ndifuza Hussein. Tade aramusubiza aramubwira ngo ntago biri mu burenganzira bwawe nk'umutoza gusaba directeur technique, ahubwo byibura directeur technique niwe wasaba umutoza. Recommandation ya directeur technique ishaka gusaba umutoza, ariko ntago recommandation y'umutoza isaba directeur technique. Kinyamupira ntibikunda. Aranavuga ati twebwe dufite umuntu hano witwa Irambona Eric, akaba Irambona Eric n'ubundi ni technical administrator, yakemye umupira, azi umupira, ibyo bintu bya tekinike azabigufasha. Mu gushyuha rero umuntu yitwa Irambona yaje muri Rayon Sport azanye na Tade nka perezida wa Rayon Sport, amugira technical administrator. Ariko perezida akaba yarazanye n'undi mu mama witwa Liliane ushinzwe ibijyanye n'amafaranga muri Rayon Sport. Abo bantu babiri ni Tade wabihereye akazi, nta wundi muntu wabahaye akazi, ariko arabyemerewe, ni perezida wa ekipe. Prosperi rero nibwo yagiye kubona abona ibaruwa afahami ya Lotfi yandikiwe na perezida Tade amusubiza amubwira ko adashobora kwemera uwo bita Hussein Bubuni wabaye directeur technique wa federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Avuga ati ntago nakwemera ko aba directeur technique wa Rayon Sport. Kandi umuntu washyizeho afahami ya Lotfi muri Rayon Sport ni Prosperi ni vice president ushinzwe technique. Abwira Tade ati ni gute umutoza ari kugusaba ibintu ukabyanga, ko ari ibintu byoroshye byumvikana. Arakubwira ko akeneye directeur technique. Hussein ni umunyamupira. Hussein yabaye directeur technique wa federation. Hussein yabaye muri Canada. Hussein yize umupira muri Canada. Hussein bwa mbere amambere yakuzaniye utwuma twa GPS twafasha ekipe, ndakubwira ni tugure, urabyanga. None this time umutoza aramukeneye, sinanjye umukeneye, ariko nanjye nka vice president ushinzwe technique nanjye ndamukeneye, ndabona yadufasha. Urimo ranga kumuha akazi miliyoni 7 z'umushahara, ikibazo ufite n'iki wazimuhaye? Perezida ati urabona ati ndabona iki buse aba wazanye bose n'abahaye akazi n'ubahemba, ubuse abariyane babuze ebyiri bahembwa, ubu umuntu w'umunyamupira wamufashe koko? Perezida ati njye simbyemera ko uyu muntu ntago nizeye ko yaba na directeur technique uri kompeta, kuko n'ibyangombwa bye avuga ko muri Canada byatumye ajya muri federation kwa directeur technique. Kafa yakoze equivalence imuha licence B. Ondati oya, ati ntabwo ari ikibazo icyo, ati yamuba. Mbone Prosperi na Tadeyo bari kuvugana. Hari undi muntu anambwe ati ahubwo iyo licence ye ni umuntu ku ruhande, ngo iyo licence kandi ni umuntu umwe mu bantu b'abanyamupira nyine bari mu nzego, ati bamuhaye equivalence ya C. Ati ibintu yize, ati bamuhaye equivalence ya C. Ndamwani ibyo noneho byaba bikabije. Iyi C kandi namwe mwikabya pe, nta muntu waba directeur technique afite C. Wenda ni mwa upgrading kabe. Ni muntu navuga yuko mutamugira directeur technique mujye mubwira abantu basi ko afite B. C kase ni gatoya pe, kase ni kazeru nako gutangiriraho, nta kintu cyo yakirimo rwose gihambaye. Aravuga ati nge ntago mwimya akazi, ntago ari kompeta. Araba directeur technique ni umuntu ukora evaluation agakota umutoza, akatugira inama, akagura abakinnyi, akagira ati kumbe ibyo burya byageze iyo hose ho kujya kwandikira Tadeyo ngo bahereza akazi Bubuni,
Hussein kumbe Prospero yari yaramubwiye ati genda utangire ukore n'amanegosiyasiyo n'abakinnyi z'aba directeur technique ni njye vice president ushinzwe technique biri mu nshingano zanjye njyewe nzaguha akazi byo genda ububirimo gake gake. Aragenda avugisha umukinnyi witwa Rushema Chris amukabukira miliyoni 18. Uriya mwana wo muri Mukura yaramubwiye ati naganiriye na famille ya Lotfi ambwiye yuko umukinnyi yifuza wa mbere ari wowe nk'umudefanseri none twaguhangahe barumvikana amuha miliyoni 18. Arazimwemerera ntiyazimwishyuye yarazimwemereye ambwiye ati ejo bundi barantangaza nka directeur technique niwe mwana wa mbere nzasinyisha. Agenda avugana n'undi mukinnyi umvera uvuye hangana ibintu byahise birakariza Tadeyo noneho hano numvishe byibara afite mukuri. Umukinnyi yitwa Nicolas Mwele ni umudefanseri ukina mu ikipe yitwa Bull City yo muri Uganda kuri gatatu ngo numuhanga cyane ateye ubwoba nabwo Hussein yarajya aramuvugisha atari yanahabwa ibaruwa imwemera kwa directeur technique amubwira yuko Rayon Sports izamuha $20,000 by'amadolari. Rero Rayon Sports umutoza Afahami Lotfi president aramubwira ati se hari abakinnyi yumva wifuza, kumbe we afite umuntu yumva ko azamubera directeur technique bamaze no kuvugana ku bakinnyi. Aravuga ati hari Rushema Chris, hari n'uwitwa Nicolas Mwere ukina muri Buru muri Uganda. Urumva ko ni inshuti ya Fahami ya Lotfi Hussein bamaze kuvugana bemeranyije ku bakinnyi. Negociation Hussein yarazikoze ariko agendeye ku ijambo yahawe nande na Prosper nka vice president ushinzwe technique. Ariko Tadeyo ntabwo yari yarigeze abimenyeshwa wenda nga namwemera akazi cyangwa akamwimage muri zo negociation icyo bagikemuye. Bro kumbereyo yashyizeho icyo bita kamati ya recruitment cyangwa se komite ya recruitment irimo Gacinya, ikabamo Irambona, ikabamo umutoza Afahami ya Lotfi. Urimo nabyumva barangije baravuga bati iyo komite nigende ije kuvugisha abakinnyi abo ngabo umutoza ahaye president yabyasayininze kuri Gacinya. Abwira Gacinya ati genda umuvugishirize aba bakinnyi umenye ibiciro tureke ko twabagura Afahami nibo yifuza. Gacinya abayikojeje kuri Rushema Chris, twaragukunze turifuza yuko wasinya muri Rayon. Mwana ariturije ati tugera amafaranga atari ko namwe murantunguye. Hani yavuye umugabo witwa Husenira ntitwaganeye nkambwa ko ari miliyoni 18. Bose hari ikintu cyo kubaza kigihari. Gacinya ati ntabwo bishoboka. Hussein ajate atumwe nande angapi ryari ko tutabizi ati Hussein ko atubwiye ko ari directeur technique ati nabyo nanye nabyo nzi noneho. Gacinya ahereza raporo president we Tadeyo ati nge mvuye kuvugisha Rushema ambwira ko amaze kuvugana na Hussein abanumvikanye miliyoni 18 woranyohereza mu bintu warangije. Tadeyo ati ntabwo ibyo bintu by'agasuzuguro njya mbyemera niba ari n'iki bari kumushakira none Tadeyo barayaze ewana muri office ana bafashe impapuro bazinaze hejuru abararakaye hafi kunagameza. Gacinya ati hamwe tuza uruha tuganire atereka noneho nje kuvugisha yawe Uganda. Abahamagaye muri Uganda abavuganye n'umukinnyi witwa Nicolas Mwere abaramubwira ati twebwe Rayon Sports turifuza kugusinyisha byasaba iki urifuza ibiki n'ibiki. Umukinnyi atari ko hano havuye umuntu twaravuganye cyo umuntu yaraje umuntu twaraganiye twa Hussein cyamaye $20,000 by'amadolari ndetse nje negereje kontra ahubwo kontra uzanye kontra se. Gacinya arumirwa. Gacinya aragaruka abwira Prosper nako abwira Tadeyo aravuga ati Prosper niba mumfata nk'umuntu w'umwana utagira ijambo muca inyuma mugakora ibintu uko mubishaka ndi president wa Rayon nta Hussein uzasinya hano ndabivuze ntago azasinya. Ari n'abakwisamo akantu Reagan baravuga bati haso ni wowe appointing umuntu kamugira directeur technique akajya muri anegosiya nkande sangapi arakare kantu abararaka cyane nk'umuntu wabaye mwana bati n'undi munsi njye ntago bamenyera gutyo baravuga bati nduzi baziravuze. Hari abantu ngo ku ruhande babariye banavuze bati kwanzo Hussein ni n'umuyovu bigenda bivugwa gutyo bati icyo kintu nacyo mubanze ntago byakunda. Urimo urabibona bibaye tansi ikomeye cyane hagati ya president wa Rayon Tadeyo na vice president wa Rayon Prosper akamushinja ikintu kimwe akavuga ati arimo arashaka kuzuzamo abantu be. Tadeyo ashinja Prosper oya Prosper ashinja Tadeyo ati kuki yuzuzamo abantu be. Yazanye Irambona ngenda ceceka, yazanye bano ba Liliane ndaceceka, yazanye abantu ko bishaka ndaceceka. Ati kandi baro Kristo n'abakinnyi mu kwa mbere nje mpropoza ko bazana Kalisa Rashidi barabyanga.
none se ko ngenda umugabo mukire, ko ndi umugabo wiyubashye, ko ndi umureyo cyangwa ubundi visi perezida utagira ijambo kwe, nta muntu natanga ngo yemerwe. Ibi bintu birashoboka koko? Muvunyi ibi bintu ni ibiki? Muvunyi namwe ni mukire mu gaciro.